ngo ikaze ndetse nkwifuriza n'ibihe byiza wowe ukurikiye icano yitwa Hindura TV. Birashoboka yuko nawe hari ukuntu ujya utekereza ukavuga ariko se nzava nk'umuntu ukomeye, cyangwa se nanjye hari aho nzashyika heza, cyangwa se hari ibyo nzashyikaho nanjye nkava nk'umuntu ufatika w'agaciro, bikagucanga bikakubera ukaba wibaza se bitewe n'ibyo nkora cyangwa se ibyo ngenderamo, imico yanjye uko nteye, kuko nzava nk'umuntu w'agaciro wifuzwa n'abantu bose. Mwividanije kubwira ibintu 10 cyangwa se ibimenyetso 10 bibonaho ukamenya neza yuko ahangaha uzava nk'umuntu ukomeye wubahwa n'abantu bose, ndetse umuntu w'agaciro ukomeye cyane. Bishatse kuvuga neza yuko ibi bintu 10 cyangwa se ibimenyetso 10 ngiye kubwira nimba utajya ubyibonaho, umenye neza yuko gutera imbere kwawe biri kure cyane nk'izuba, cyangwa se kuba uvamo umuntu w'agaciro ukomeye biri kure cyane nk'izuba. Ngo wayikaze rero inshuti yanjye mu bushakashatsi twabakoreye, tugiye kubashyitsa bino bimenyetso 10 cyangwa se ibintu 10 bibonaho ukamenya neza yuko uzavamo umuntu ukomeye. Rero nkuko mubizi nawe utatubasha gutinda, kandi subscribe kuri ico nibuka gufungura n'inzogera, iyi video uyilikinge, wandike no muri comment ubwire ngo nayikunze, hanyuma isangize n'inshuti zawe babasha gusobanukirwa neza ibi bintu. Ngiye mugiye kubana kuri mikoro, nitwa Eric niyo kwizerwa. Ikimenyetso cya mbere rero ngo wibonaho ukamenya neza yuko uzavamo umuntu ukomeye, ngo ni igihe ngo wumva muri wowe ufite icyerekezo cy'ubuzima. Abahanga bavuga neza yuko ngo hari abantu ngo babaho mu isi bumva yuko bibereyeho gutyo gusa, batazi ngo icyerekezo cyawe cy'ubuzima ngo ni ikihe, nzava hehe, nzagana hehe, nzamera gute, cyangwa se batazi ngo mbeganye nta cyemezo cyangwa nta cyerekezo cy'ubuzima bafite muri bo, usanga bibereyeho gutyo gusa. Rero ngo aba bantu ngo gutera imbere kwabo ngo biragorana, ariko ngo nuzaba wumva muri wo ufite icyerekezo cy'ubuzima, ufite intego muri make y'ibyo ugomba kuzashyikaho mu gihe cyahazaza. Ngahangaha abahanga bagaragaza neza yuko ahangaha ubu uzavamo ngo umuntu ngo ukomeye cyane, ngo nukomeza ngo iyo ntego ngo ufite, ngo ndetse ngo nukomeza kuyigenderaho, ngo ntucike intege. Niko abahanga bakomeza bavuga ngo ntucike intege, ugakomeza icyo wiyemeje mu buzima bwawe, ati uzabasha kuvamo umuntu ngo ukomeye cyane, ndetse ngo wifuzwa na buri muntu wese. Nukomeza icyerekezo cy'ubuzima ku buzima bwawe, uzabasha kuvamo umuntu ukomeye wifuzwa na buri muntu wese. Ariko nubaho uri wa muntu udafite icyerekezo cy'ubuzima, yumva yuko agomba kubaho gutyo gusa, icyo gihe ngo abantu bazagusuzugura mu gihe cy'ahazaza, uzakomeza ngo uri munsi y'ibirenge byabo, ngo bahore ngo bakugira itapi nawe wemere. Rero inshuti yanjye rero ugomba kugira icyerekezo gikomeye ku buzima bwawe kugira ngo uzabashe kuvamo umuntu ukomeye. Abahanga bavuga neza yuko ngo ikindi kimenyetso cya kabiri ngo wakibonaho ukamenya neza yuko ngahangaha uzavamo umuntu ukomeye, ngo n'igihe ngo uzabona ngo muri wowe cyangwa se wibonaho ikimenyetso cyo kuba ufite ngo umutima uhora wiga buri munsi, ngo ikintu cyose kikugeza cyangwa se kigutambutse imbere ngo ukagikuramo isomo, haba icyiza cyangwa ikibi ngo ukagikuramo isomo. Ahangaha abahanga bavuga neza yuko uyu muntu uhora wiga buri munsi, uhora yigishwa n'isi cyangwa se n'ibintu byose buri munsi, uyu muntu ngo azavamo umuntu ukomeye, kuko ngo aba afite ukuntu azahanduringa ubuzima bwe mu gihe cy'ahazaza, ngo kandi ngo aba afite ukuntu ngo azabugenza. Rero ngo uyu muntu uteye gutya, abahanga bavuga neza yuko uyu muntu aba yifitemo ubwenge bukomeye cyane buzatuma yibeshaho mu bihe bigoye cyangwa se mu bihe bikomeye, ndetse abantu bakabasha guhora bamutinya. Rero nimba wifitemo uyu mutima wo guhora wumva yuko ikintu cyose ukoze cyangwa se ikintu cyose kikunyuza imbere ku maso ukumva cyagusigiye isomo, ukumva kigusigira isomo, ahangaha ujye umenya neza yuko uzava nk'umuntu ukomeye kandi uteye ubwoba, haba mu bitekerezo no mu buryo bigaragarira amaso abantu. Ikimenyetso rero cya gatatu uzibonaho ukamenya neza yuko ngo uzavamo umuntu ukomeye, hano abantu bose bazubaha, barangiza bakazajya bamukwira ingofero, ntibazapfe gufundura n'udushumi tw'inkweto ziwe. Ahangaha uyu ni umuntu ngo ushyira umutima we ku bintu byose akora ngo bimubyarira inyungu. Ngo uyu ni umuntu ngo ushyira umutima we wose ku bintu byose akora, ngo ariko ngo bimubyarira inyungu. Abahanga bavuga neza yuko ngo iyo uri umuntu ushyira umutima wawe ku bintu byose ukora, ngo ariko ibyo bintu bikubyarira inyungu, atari bya bintu by'imburamumaro cyangwa se ibintu bidafite ibyo byinjiza mu buzima bwawe, ukashyira umutima wawe ku bintu bikubyarira inyungu kandi ukabikorana umwete, ngahangaha ngo uyu uzavamwo umuntu ukomeye ndetse wifuzwa n'umuntu wese. Ngo kandi ngo isi
isi ya none n'iy'ahazaza ngo uzabasha kuyigendamo neza, ngo kubera yuko ngo uri umuntu udasanzwe muri wowe, wifitemo ubushobozi bwo kuzabasha kuba mu iyi si, uzavamo umuntu ukomeye cyane wifuzwa na buri muntu wese. Rero nshuti yanjye, rero nimba nawe ujya ushyira umutima wawe ku bintu ukora, menya neza yuko uzavamo umuntu ukomeye ndetse ejo hawe ari heza cyane. Ikimenyetso ngo cya kane uzibonaho ukamenya neza yuko uzavamo umuntu ukomeye, cyangwa se ikimenyetso uziyumvamo ukamenya neza yuko uzavamo umuntu ukomeye, ngaha ngo ni igihe ngo uzumva muri wowe ufite ngo ubushobozi bwo guhangana n'ibigeragezo cyangwa se ibibazo. Bavuga neza rero, basobanura neza yuko ngo atari umuntu wese uba wifitemo buno bushobozi bwo guhangana n'ibibazo, ngo hari ababona ibibazo bibasitseho ngo bakabasha guhunga bakabireka, ngo ariko ngo hari n'abandi bantu ngo babona ngo ibibazo bije ngo bakabasha guhangana nabyo, bakarebana nabyo kugeza ubwo igihe ikibazo kigize intege nkeya kikakuva iruhande, cyo kigatama wowe ukikomereza ukagenda, cyo kikagenda nawe ukagenda. Rero ngo nimba uri umuntu umeze gutya, wifitemo ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo, wifitemo ubushobozi bwo kuba umuntu uhangana n'ikibazo, ntahunge ikibazo ahubwo akaba mu kibazo agahangana nacyo, ahangaha abahanga bavuga neza yuko imbere yawe ari heza cyane, kuko basobanura bavuga neza yuko wifitemo imbaraga zidasanzwe zo kubasha kuba mu iyi si neza cyane, zo kubasha kuba mu iyi si ukomeye kandi ufite icyubahiro, abantu bose bakubaha, ndetse nta n'umwe wanafungura n'uducumi kw'inkweto zawe, kuko abahanga basobanura bavuga neza yuko uzagera kuri byinshi kandi uzabasha kubaho ubuzima busukuye ndetse butekanye mu buryo bwose. Rero nimba uri wa muntu uzi guhangana n'ikibazo, ntahunge ikibazo ahubwo agahangana nacyo, kikabasha kuva imbere yiwe aho kugira ngo agihunge we kikamuhunga, uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'agaciro, wifitemo ubushobozi, wifitemo imbaraga, wifitemo ububasha. Iyi si izakubera nziza mu gihe cy'ahazaza kandi uzabasha kubahwa na buri muntu wese, ubonetse wese azabasha kukubaha kuko uri umuntu udasanzwe muri wowe. Ikimenyetso cya gatanu wibona ukamenya neza yuko uzavamo umuntu ukomeye, ngo ni igihe mo hano ngo wiyumvisemo yuko ufite imbaraga zo kubasha kwihanganira gutegereza ibyo utaruzi. Ahangaha abahanga basobanura neza yuko niba uri wa muntu ubasha kwihanganira ibyo utarabona, cyangwa se ugitegereje ibyo utarabona ukagira izo mbaraga zo kubyihanganira, utiri wa muntu wirirwa avuza induru ati ese nzatira ryari, ese nzajya kuri iki ryari, ese bizagenda gute, nzabaho gute, bigatuma ubasha gufata n'ibyo ubonye cyangwa se n'ibintu bitari bigukwiriye ukapfa kubifata kugira ngo ubashe kwihutisha ibintu by'ubuzima. Abahanga bavuga neza rero yuko nimba usanzwe witonda ugategereza inkono yawe igashya, cyangwa se ugategereza ibintu byawe bikakugeraho, ngo uri umuntu ukomeye, kuko ngo baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwihanganye atora kaheze. Rero nshuti yanjye, rero nimba wifitemo ubushobozi bwo gutegereza, ntupfe guhutiraho ngo ufate ibitari byo cyangwa se ufate ibikeya kandi byinshi byaba biri imbere, ukihangana ugategereza. Abahanga bavuga neza yuko hanga wifitemo ubushobozi bukomeye cyane, uzavamo umuntu ukomeye, ndetse ngo kandi ngo uzabasha kugera kuri byinshi cyane mwa buno buzima, isi ukayitwara mu biganza byawe kuko uri wa muntu udapfa guhoboka. Rero nimba ujya wibonamo kino kintu, ujye umenya yuko uzavamo umuntu ukomeye. Ikintu rero cya gatandatu abahanga bavuga neza yuko ukibonaho, cyangwa se ikimenyetso cya gatandatu abahanga bavuga neza yuko ukibonaho ukamenya neza yuko uzavamo umuntu w'agaciro mu minsi iri imbere, cyangwa se umuntu ukomeye, ngo ni igihe ngo uzumva muri wowe ngo ugire impuhwe no kwita ku bandi bantu. Basobanura bavuga neza yuko ngo niba ngo uri wa muntu ngo ugire umutima w'urukundo w'ukuri, ngo no gufasha abandi no kwita ku bantu bababaye, ngahangaha ngo ushobora kuba uri wa muntu udasanzwe, kuko ngo ejo hawe hazaba heza cyane, kuko ngo n'Imana ngo ikunze gushyigikira umuntu wita ku bandi. Rero ngo hari imigisha myinshi abahanga bavuga ituruka mu kuba witaye ku undi muntu cyangwa se mu gufasha umuntu. Ngo niyo mpamvu ngo rimwe na rimwe usanga ngo abantu bafite ngo icyubahiro gikomeye hano mu isi, ngo ni abantu ngo bagira impuhwe muri bo cyangwa se umutima wo kwita ku bandi bantu. Kandi nawe inshuti yanjye uzarebe tunanaganire, hari igihe abazungu
bajya bava mu bihugu byabo bakaza muri Afurika bagafata nk'imiryango nka 10 n'inga ikavuga uti niyo miryango idafite mituweli, bangiza bakabishyura mituweli, bakavuga uti mwebwe mwese mbishyure mituweli. Kubera iki se babikora? Nuko babazi neza yuko gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Rero nshuti yanjye, rero niba nawe ufitemo uyu mutima wo kwita ku bandi bantu, uri umuntu udasanzwe mu buzima bwawe, uzagera kuri byinshi kandi uzabasha gufata iyi si mu biganza, uzubahana buri muntu wese, ndetse azabasha n'umuntu wese azabasha kugutera isari mu buzima bwawe. Ikimenyetso cya 7 abahanga bavuga neza yuko nukibonaho cyangwa se nukiyumvamo uzamenye neza yuko uzavamo umuntu ukomeye, ngo ni igihe ngo ukunda gukora ugendeye ku mahame yo kudahemuka. Igihe ukunda gukora ibintu ibyo ari byo byose ariko ukagendera ku mahame yo kudahemuka cyangwa se yo kutagira umutima mubi, ugakunda gukora ibintu byose ariko kumva nyine urukugiye ufite ihame muri ukavuga uti nubwo nzakora ibi bintu nibi nta muntu nzahemukira, ntawo nzanga, ntawo nzatuka, ntawo nzagira gute, nta muntu nzakora ikibi cyose, ukumva uri gukora ugendera ku mahame ameze gutyo. Ngabahanga bavuga neza yuko ngo niba ukora ugendera ku mahame ameze gutyo ngo uzavamo umuntu ukomeye cyane, ngo ndetse ngo uzashyika ku muri byinshi, ngo kuko ngo Imana ngikunze guteza intambwe umuntu uteye gutya, umuntu umeze gutya, umuntu wumva yuko adafite ubugome muri we, umuntu wumva yuko adafite ibintu byo kuvuga uti ndangiza ubuzima bw'abantu benshi cyane cyangwa se ndanguye umuntu uyu n'uyu, ahubwo umuntu ufite gukora ariko agakora ufite amahame agenderaho y'ubudahemuka. Wowe uzavamo umuntu ukomeye cyane nimba uteye gutya. Ikimenyetso cya 8 ngo wiyumvamo cyangwa se wibona ukamenya uko uzava umuntu ukomeye, ngo ni igihe ngo uzumva muri wowe ufite umwuka wo kudacika intege, umwuka wo gukora mpaka kugeza igihe ushiriye mu mwuka wawe Imana ikawisubiza. Ngahangaha rero ngo numva ufite umwuka wo kudacika intege, umwuka wo kumva utarambirwa cyangwa se ngo urekere gukora ibintu urimo gukora bikwinjiriza. Ngahangaha ngo ushobora kuzava umuntu ukomeye, kuko ngabanga bavuga neza yuko iyo umuntu afite umwuka wo kudacika intege cyangwa se afite ubushake bwo gukora, agera kuri byinshi. Ukora atitaye kuba museka, atitaye kuba mwanga, atitaye kuba mucunaguza, atitaye ku bantu banenga ibyo ari gukora, uwo muntu ngo agera ku bintu byinshi cyane, ngo kandi ngo mu gihe cy'ahazaza isi ibasha kubiye mu biganza byiwe. Rero nshuti yanjye, niba uteye gutyo uri wa muntu udacika intege, utita ku magambo y'abantu, utita ku bintu abantu bakuvugaho ngo bigukamure cyangwa se bigucishishe mu intege, uzavamo umuntu ukomeye ndetse cyane. Ikimenyetso cya 9 uzibonaho cyangwa se uziyumvaho ukamenya neza yuko uzavamo umuntu ukomeye ndetse uteye ubwoba, abantu bose bazabasha kudafungura imishumi y'inkweto ziwe, ndetse umuntu uzabasha gutwara iyi si mu biganza, ngo ni umuntu ugira intumbero ihanitse. Mbega se umuntu usa nkaho ufite intego ndende cyane itagira umupaka ku buzima bwiwe. Niba ngo ufite intego ndende wihaye mu buzima bwawe, ariko iyi ntego ikaba itagira umupaka, ukaba ufite intego, urugero ukavuga uti ndigushaka kuzagura inzu, nyuma y'iyi nzu nzagura imodoka, nyuma y'iyi modoka nzagura indege, nyuma y'iyi ndege nzagura iki n'iki, ngo umuntu ufite intego itagira umupaka ku buzima bwiwe, ngo uyu muntu ngabasha gushyika kuri byinshi, ngo kandi ngo azavamo umuntu ukomeye ndetse ubaho n'umuntu uwo ari we wese. Rero nshuti yanjye, nimba ufitemo intego muri wowe imeze gutya na gutya, menya ngo uzavamo umuntu ukomeye kandi wifuzwa n'umuntu wese ubasha gutegeka isi. Ikimenyetso cya 10 ari nacyo cya nyuma uziyumvamo cyangwa se ngo uzibonamo ukamenya neza yuko uzavamo umuntu ukomeye, ngo ni igihe ngo wiyemeza guhinduka aho bikenewe. Ngiyo wiyemeza guhinduka ku makosa agiye atandukanye cyangwa se ku bintu wagiye ukora mu buzima bwawe, ugahinduka ukabasha kuvuga uti ibi ndicuza ibi n'ibi, nagenderaga muri ibi ngibi ariko ndahindutse, ngo uyu muntu ngabajya abasha gushyika ngo ku bintu bikomeye ndetse cyane, ngazavamo n'umuntu ukomeye, kuko ngo umuntu ufata icyemezo muri we cyo guhinduka, kureka ingeso mbi cyangwa se ibintu bitagenze neza mu buzima bwe ngakabireka, agatanya ubundi buzima busasa. Abahanga bavuga neza yuko uyu muntu azavamo umuntu ukomeye cyane wifuzwa na buri muntu wese. Rero nshuti yanjye, niba uri wa muntu utari ikigande, wa muntu wemera guhinduka ndetse gukosora amakosa yose agiye abaho mu buzima, uzavamo umuntu ukomeye ndetse uzabasha gutegeka iyi si, uzabasha kubaho umuntu wo kwifuzwa. Rero nshuti yanjye, nibyo bimenyetso 10 ko bateguriye bibasha gutuma
gutuma wibonaho ukamenya neza yuko uzavamo umuntu ukomeye. Inama twakugira rero nyuma y'ibi bimenyetso, ngiyi inshuti yanjye n'uyumve. Gukomera no kugera ahantu hakomeye bisaba gutinyuka, ntutinye iyi si. Kwihangana no kwiyemeza guhindura ingeso mbi muri wowe bizagufasha kubaho ubuzima burambye kandi bufite intego ikomeye ndetse n'ahantu heza bwifuza gushyika. Rero inshuti yanjye, komera kandi ukomeze unanasenge n'Imana. Ibintu byose uzajya ukora ubyereka Imana, uzabasha kubaho mu buzima bunogeye muri wowe kandi butumye ubaho neza. Kandi subscribe inshuti yanjye, ufungure n'inzogera, urayikinga n'iyi video.